impamvu ituma tutagira ikibazo nuko duhorana n'umubyeyi Bikira Mariya akatumara intimba nyine n'uwaba afite intimba mu mara intimba hanyuma mu bihe ibyo ari byo byose twebwe duhora tumeze neza. Mumaze kunguka iki mu kuba abantu barenga miliyoni bamaze kubareba mu gihe kitarenze umwaka? Buriya kuriya kuntu bugira amaboko gutya bigendera ku biranditse. Burya yewe Maria we nateye mezire ya 5 ayo ni amagambo y'abatekinisiye nta wundi muntu wayumvana uretse Seyoboka Imana. Muri abanyamugi cyane narabibonye muri za ndirimbo zanyu uburyo muba mwambaye uburyo muba mubyina mu buryo butandukanye ni ibinyamugi cyane kandi ntekereza ko kuba umunyamugi nta hantu bibangamira ubutumwa bwiza. Twongere tubifuriza ibihe byiza cyane mwese abadukurikiye uri hano kuri Mani Dukunda Media. Nizera ko niba utarakora subscribe uza kwikora kubera ko ibintu tugiye kukuganiriza ndetse n'indirimbo zitandukanye usanga aha ngaha biza kukunyura rwose kandi cyane. Urasuzwa rero nanjye Boni Buranga ndakwifuriza kugubwa neza cyane. Kuri Mani Dukunda Media uhasanga indirimbo zitandukanye zo muri Kiliziya Gatolika ariko cyane cyane izihuje ibyamamare bitandukanye mu bijyanye n'umuziki ndetse n'abafite aho bahuriye n'umuziki. Kuri uyu munsi rero tukaba twaje kugira ngo n'ubundi tugende tureba uko umuziki uri gukorwa cyane cyane muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika ifite indirimbo nziza cyane, ifite abahanzi beza cyane, ariko mu myaka yashize bagendaga bigura intege ugasanga indirimbo zabo ntabwo ziri kumenyekana cyane cyangwa se ntabwo ziri kurebwa cyane nk'uko indirimbo zo mu yandi matorero cyangwa se mu yandi madini zigenda zimenyekana. Uyu munsi rero twaje gusura korali ifite umwihariko, ni korali rwose icyambere ifite izina rirerire. Hari igitangazamakuru ejo bundi nabonye bari kuvuga ngo iyi korali ashobora kuba ari ifite izina rirerire ku isi. Hano ndi kumwe n'umuntu uri buze kubidusobanuriraho neza cyane. Korali ikomeye, korali itangiye kugira ibigwi hano mu Rwanda. Reka ntangire nakira uyu mugabo atwibwire byinshi, uraza kubimenya mu kanya. Ngo wayi ikaze. Murakoze cyane. Tubasanze hano muri repetition tubasanze aho mu bikorera, aho mu bitunganyiriza. Yego hano ni mu ruganda. Mu ruganda cyangwa mu gikoni. Aho mu dutekera ibiryoshye. Mumeze neza? Tumeze neza. Tangira wibwira abakurikiye Mani Dukunda Media. Yego murakoze cyane. Nitwa Habimana Ivan, nk'abantu umuyobozi w'ikoraniro Bikira Mariya y'Imana intimba bayifite. Muri iryo koraniro rya charismatique akaba ariho habarizwa korali nayo yitwa korali Bikira Mariya y'Imana intimba bayifite. Ko tubasanze hano Sainte Famille, se niho mukorera, niho mubarizwa, no kubera iki? Hano Sainte Famille ni navuga ari nko ku cyicaro cyacu. Dusengera muri paruwasi y'umuryango mutagatifu ariyo Sainte Famille ibarizwa hano mu mujyi wa Kigali. Ni korali yo mu mujyi hano kuri Rompo. Muri abanyamugi cyane. Narabibonye muri za ndirimbo zanyu uburyo muba mwambaye, uburyo muba mubyina mu buryo butandukanye. Ni ibinyamugi cyane. Hanyuma rero korali yanyu yitwa Buya korali Bikira ni korali Bikira Mariya umubyeyi umara intimba abayifite. Bikira Mariya umubyeyi umara intimba abayifite bose n'ibiki bindi byose. Ni korali bindi gusa ni izina rirerire muri make. Kuki mwayihaye izina rirerire? Ni izina rero ikomora ku ikoraniro. Ikoraniro charismatique. Ni ikoraniro charismatique rimaze igihe kirekire bya kera cyane mu myaka y'1970 hafi na kabiri aho ngaho. Ni ikoraniro charismatique ibarizwa muri iryo koraniro. Rero ntago ari gufata irindi zina kandi iri mu butumwa bw'ikoraniro, bituma rero ifata iryo zina rirerire ariko rifite n'igisobanuro muri Kiliziya Gatolika. Uburyo rihinnye iyo ba na u ebyiri na i na a wagira ngo ni korali yo muri Amerika cyangwa yo muri Aziya ahantu, ariko ngira ngo noneho abantu barabisobanukiwe. Reka rero mpamagare kameramani wacu nawe aze adukurikire ubundi tugere aho biba biri gutunganyirizwa, tugeraho izandirimbo ziba ziri gutunganyirizwa, ubundi mwihere ijisho. Karibu. Tukura turabikwiye
twahageze twahageze ni hano mu ntunguje ya ndirimbo twari turi kuvugaho mu kanya yitwa nyemerera tugendane. Yego ni iyi ngiyi. Burya rero ahubwo reka nkubwire, birashoboka ko iyo umuntu yumvise ikintu live cyangwa se imbona nkubone biryoha cyane kurusha wenda ibyaciye mu byuma, nubwo nabyo ari byiza cyane. Live ndumva muyizi neza. Iyi ni indirimbo rero y'umuhanzi Bibiane, ni ukuvuga ngo ariko abarizwa muri korali, muri korali mu cyuma by'umwe ntibabifite. Ubwo mu bihangano bye abafite mu kuyitegura, ni indirimbo yari isanzwe ihari. Hanyuma mu kuririmba rero tuyitekerezaho, turavuga tuti muri ubuzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tugendane na Yezu, reka nayo tuyitegure bicamo. Reka ngutungure nsabe umuyobozi wa korali niba hari cyangwa undi muntu ushobora kuyiserukira aze mubaze ikibazo kimwe cyangwa bibiri. Yaje. Urakoze cyane. Areba hariya muri kamera. Yose abakurikiye Mani Dukunda Media, murabona ko tubasanze muri repetition. Watangira ibwira rero abadukurikiye amazina yawe. Murakoze cyane. Nitwa Somana Isayi, ndi umuyobozi wa korali y'Icyamare mu byuma ntimba bayifite. Mumeze neza? Ni amahoro nta kibazo? Tumeze neza cyane. Ibihangano byanyu biri kugera hirya no hino, niyo mpamvu twaje kureba uko mumeze kugira ngo turebe uburyo muba muri kubitunganya mubitegura. Muriyumva mute? Ni iki wavugira aba bantu bose bari aha ngaha nyuma y'ibikorwa mumaze kugeraho nka korali byo gusohora indirimbo ku majwi no ku mashusho ndetse n'ibindi mwamaze gukora? Muriyumva mute? Mwabwira icyo abadukurikiye? Icyo twavuga cyambere no gushimira Imana. Icya kabiri no gushimira abantu badukurikira badutera impunga kure ibihangano byacu. Icya gatatu abo badutera impunga bakomeza banadusabire kugira ngo turusheho gutera imbere, dukore ibindi byiza kuruta ibyo turi gukora twatangiye ubu ngubu. Mumaze kunguka iki mu kuba abantu barenga miliyoni bamaze kubareba mu gihe kitarenze umwaka? Biduha gukora cyane, kuko iyo ugize abantu benshi bakureba baba bari kugushyira mu mwenda, kuko ibyo waba warakoze byabateye umwete. Hanyuma mu bindi by'ubuzima busanzwe se cyangwa mu bijyanye n'ubutumwa, hari ikindi mwabyungukiyemo cyangwa barabamenye nyine ko muhari birahagije? Ni byinshi, kuko twishimira yuko ubutumwa bw'Imana bugaragara mu mpera zose z'isi. Ibyo rero biduha gutekereza cyane, n'ubundi umugambi wacu tuba tubona uri kugenda ugerwaho, ko umugambi wacu n'iyamamaza ubutumwa. Umugambi no kwamamaza ubutumwa mu ndirimbo. Ubwo hari abantu barenga miliyoni bumvise ubutumwa bwanyu. Yego. Turabyishimiye cyane. Hari undi muyobozi waba uri hano mubo mufatanyije nawe mubazeho akantu kamwe? Umumama nawe turamwakiriye. Nabonye iyi korali irimo abantu batandukanye, harimo abakuze, abatoya, abasore, inkumi. Turabyishimiye cyane ko mukomeje gufatanya ubutumwa. Wabwira abadukurikiye amazina yawe ndetse n'icyo ushinzwe? Murakoze. Nitwa Mukangira Eugenie. Ni umujyanama wa korali Bikira Mariya umubyeyi w'Imana. Aba bantu bose bari hano nibo bagira inama? Bagira inama ariko tugafatanya, nabo bakangira inama, birumvikana. Bimeze gute kuba muri iyi korali? Hari mwuka ki? Imibereho imeze ite? Kuba muri iyi korali navuga mu mvugo y'iki gihe ni uburyohe. Uburyohe kabisa. Nibyo. Kuhaba bigufasha byinshi, bifasha gusenga by'umwihariko. Urabona wavugaga yuko turi ingeri zitandukanye, bidufasha no kudasaza, murabibona. Ya numva bavuga ngo nta myaka 100, ariko we ndumva iyo mvugo itakureba. Reka. Ni byiza cyane. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Mu butumwa mushaka gutambutsa hano hanze, hari teme cyangwa se insanganyamatsiko y'umwihariko mwaba mufitiye abantu, cyangwa ni ubutumwa muri rusange bw'ijambo ry'Imana? Hari ikintu mushaka kwibandaho?
icyo dushaka kwibandaho cyane cyane ni ukugira ngo ingoma ya Kristo yamamare hose. Ubwo nibwo butumwa ndetse urebye ni nayo teme twavuga ko dufite, kuko nta kindi tugamije uretse kwamamaza ingoma ya Kristo. Okay, urakoze cyane. Ngiye kubatungura mfate undi muntu umwe hano noneho mu kanya muraturirimbira. Hereza uwo muntu mikrofone uwo nguwo yegera hino atwibwire, wakwibwira abadukurikiye. Nitwa Tumusabire Marie Alice. Vuga cyane. Tumusabire Marie Alice. Ndi umuririmbyi w'umubyeyi Mari ntimba bayifite. Yego. Kugeza ubu rero twabasuye, ibikorwa byanyu twarabimenye. Biguha iyihe shusho kuba mumaze kugera kuri biriya bikorwa kugeza ubu, cyangwa se biguha iyihe ntumbero? Hari icyo wumva wifuza kuzageraho uri muri iyi korali? Yego, birahari. Ikintu cya mbere nifuza ni ugukomeza kuririmba, kubera ko ibyo turirimba hari ababikunda kandi hari n'abo bifasha, natwe biradufasha mu gusenga. Ubwo rero nyine bimpa imbaraga zo gukomeza kuririmba n'ibindi byinshi, uburyo nyine bigira bifasha nanjye ubwanjye bikamfasha. Hanyuma rero uri umukarismatike. Bimeze bite kuba umukobwa cyangwa umugore w'umukarismatike? Simbizi niba uri umukobwa cyangwa uri umudamu. Byiza cyane. Hano hanze rero ngira ngo urabizi neza, abakobwa n'abasore baba bifuza kuganira, gukundana kugira ngo bazubaka umuryango. Umukobwa w'umukarismatike arusha iki abandi bakobwa bari hano hanze batari mu bakarismatike? Icyo arusha abandi nuko yamenye Imana kubarusha. Ubwo nuvuga ngo niyo yanagira urugo ruba rufite aho rushingiye, rwubakiye, rushingiye ku Mana, gusenga, kandi urugo rurimo Imana nyine rugira n'amahoro. Ni ukuvuga ngo wowe wizeye ko uzaba umugore w'umutima cyane. Okay. Aya masezerano muri kuduha ntituzumva izindi nkuru zihabanye nayo. Ubwo twizere ko umukobwa w'umukarismatike cyane cyane uri muri iyi korali ahagaze neza mu bijyanye. Ahubwo abagabo baze barambagize muri korali. Okay, urakoze cyane. Mwibutsa ni kuri Mani Dukunda Media. Ibi byose biba byatunganyirijwe nyine kwa producer Emmy Pro muri Universal Records. Nizera yuko abifuza gukoresha indirimbo zitandukanye mu buryo bw'amajwi muzamusanga akagira icyo abafasha, ndetse na Emmy Pride ku mashusho abahari. Nanjye Boni Buranga ndahari mu bijyanye no kubasangiza ibikorwa bitandukanye no kuganiriza abantu. Cyane cyane hano duhura n'abantu bafite aho bahuriye na Kiliziya Gatolika kandi bari kwamamara cyangwa se bamaze kwamamara, n'abari mu nzira yo kwamamara. Niba rero utaranamamara ariko ufite ibintu byiza dushobora gusangiza abantu, ibyo nabyo rwose dushobora kuba twabyakira. Tangira rero wibwira abadukurikiye. Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Seyobokimana Inyasi. Seyobokimana. Inyasi. Izina ryiza cyane ryihariye ririmo kuyoboka Imana. No kuyoboka. Kandi izina ni ryo muntu buri. Ryo muntu. Haba rero mpagarariye abatekinisiye bo muri ko hari umubyeyi Mari ntimba bayifite. None se ibi bintu byo gutera mezire ni ibintu umuntu yiga cyangwa ni impano umuntu arabyuka kumva byaje? Ibi bintu bitangira ari impano, ariko habaho kubyiga neza kugira ngo noneho ibyari impano bisangiza abandi, bijye mu manota birapimwa. Buriya kuriya kuntu ubugira amaboko gutya bigendera ku biranditse. Burya yewe Maria we nateye mezire ya 5 ayo ni amagambo y'abatekinisiye, nta wundi muntu wayumvana uretse Seyobokimana. Umeze neza Seyobokimana? Meze neza cyane. Hanyuma iriya ndirimbo mumaze kurimba yitwa ngo iki? Ingabitsinze ya Rurema. Ingabitsinze ya Rurema. Ese izi ndirimbo nimwe muzihimbira cyangwa ya yindi bambwiye ko ari umwe mu bagize korali wayihimbye? N'izindi zose umwe mu bakora arashobora kuyihimba akayizana mukayirimba nta kibazo? Yego, hari abaririmbyi bose bafite impano zitandukanye. Umuririmbyi ashobora guhimba indirimbo ariko atazi n'amanota. Mpamvu Imana itanga uko ishatse, none akayizana tukayishyira mu manota. Ibyo twita harmonisation. Ngo babyita harmonisation. Igifaransa cyanjye ni giki? Harmonisation. Okay.
aha kugira ngo ziriya ndirimbo zigende zamamara kuriya byabasabye izihe mbaraga murepeta nk'igihe kingana iki bibatwara nk'igihe kingana iki kugira ngo indirimbo ibiri ku rwego mwayipresente cyangwa mwayiririmbira imbere y'abantu cyangwa mwanayisohora nk'indirimbo muyimara w'igihe kingana iki indirimbo hano muri ko hari bikira mama n'umubyeyi w'amantimba bayifite ntabwo tuyitsindaho kubera ko dufite abatekinisiye benshi abatekinisiye bagera kuri 15 nuvuga ngo buri jwi riba rifite nka 3-4 ku buryo tushobora kuyimaraho n'umunsi umwe tukaba turayirangira biba byoroshye twagaruka tukayinonosora hanyuma se biremewe ko indirimbo muhimba mwazandika ku manota n'izindi korali zo muri Kiliziya Gatolika zikaba zaziririmba yego biremewe cyane wow urumva ko ubutumwa mukomeje kubusakaza mu buryo bukomeye cyane urakoze cyane nsubiza mikoro reka mpamagare uyu mumama wambaye umukara n'umweru wambaye nka PRFC nababwiye ko mbatungura cyane uyu munsi hagarara hano urabona ko yambaye mu buryo bwihariye nta wundi muntu wambaye kimwe hano wambaye neza mama witwa nde nitwa Moza Solange Moza Solange ni iki waba uzwiho muri iyi korali mu byo bavuga mu byo bavuga mu miririmbire mu mikorere wareba hariya kuri kamera banza ari kubyina nari naguteye ijisho buriya nari nakubonye ari ukuntu yewe Mariya ari ukuntu nabonaga ufitemo impano hanyuma hari amakuru mfite yuko ujya unafasha abana batoya mu kubyina hano muri korali bimeze bite twabonye abamama abapapa abantu b'abasaza n'abakecuru ariko muri za ndirimbo njya mbonamo abana batoya cyane bitubwireho muri make utubwire n'uburyo ubafasha abana rero bo ntabwo duhura muri aya masaha ya nimugoroba bo tuba twahuye mu masaha ya 8:00 no 11:00 tukabaribera bagataha abana babisangamo urabona muri bakuru ese mubasha guhuza neza nta kibazo cyane ariko nkaho uri kumwe n'abari abana wumva batekereza iki kuba bari muri korali nk'iyi itangiye kugira ibikorwa nk'ibi baba babona ari avantage ikomeye ko nyine urumva iyo bari kumva amakuru y'urwego korali igezeho niyo turi kubemfita kugira ngo tubatoze nabo bazamuke ubona nyine ari ibintu bishimiye cyane ko babona ko ejo hazaza ari bo bazaba ari imbaraga z'iyi korali nkaho ubareba se hari ikintu bibafasha mu burere no mu iyobokamana birabafasha cyane kuko nubwo tubyina bagira n'amasengesho n'indirimbo abana mwakira ni abafite imyaka ingahe kugera kuri ingahe guhera wenda ku myaka ingahe ubwo iyo bakuze byo nta kibazo guhera ku myaka 5 kuzamura umwana w'imyaka 5 ashobora kuza hano mukamwakira ubundi mukahatwika turabishimiye rero nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane tuba dukwiye kuvugaho nko mu iryo vugabutumwa abana bazasigara bakomeza umurimo mwatangiye mu gihe kiri imbere ukora umurimo mwiza cyane kandi ukomerezaho naho ibindi byo ni byiza ibindi byose ni byiza twabashije kubona hano urakoze cyane wasubira mu mwanya wawe reka nakira umuntu umusaza dufitemo hano aba ariwe nsorezaho nguyu bamutunze egera imbere rwose nawe ugira icyo utubwira ntabwo ibiganiro biri bube birebire cyane kuko turaza kumva indirimbo ya nyuma ubundi tunagana ku musozo akira rero ubundi ibwire rwose abadukurikiye nawe tugusanze aha uracyakora uyu murimo w'Imana nk'umukarisimatike ufite imyaka ingahe muzehe imyaka 56 56 uzi ko umuntu atabimenya kubera Imana nanjye kubaza ngo ibanga ni irihe ngo ahisambwa ati ni ukubera Imana bimeze bite kuba uri kumwe n'aba bantu bose hano muri korali nitwa Uwingabire Etienne nkaba ndirimba mu ijwi rya basi ijwi ry'abagabo utarajya kure ndirimbira muri iyo base yawe nziza indirimbo ushaka uyiririmba ivuye mu gituza abantu bayumve hariya
nyemerera ngendane nawe mukiza nyemerera gendane mukiza nyemerera ngenda nawe mukiza nyemerera tugendane. Ni byiza cyane. Nari ndi kukubaza bimeze gute kubana n'aba bantu muri uyu murimo w'Imana, uriyumva ute? Ikintu cya mbere niyumvamo numva ko ndi mutoye ndi kumwe n'aba ngaba. Iyo turirimba turi ingeri zitandukanye kurusha bujene ho. Burya iri ku murimo w'Imana nta mukuru nta muto mwese muba mungana. Ariko noneho iyo uhuye n'abantu bato musabana mugahura ku murimo umwe wumva noneho ari ibyishimo byinshi cyane bigatuma bikongerera ya myaka 100 avuga tukazayimara. Hanyuma mwakoze iriya ndirimbo nka korari Bikira Mariya umara intimba bayifite, izina noneho narifashe kubera kurivuga kurisubiramo inshuro nyinshi. Iriya ndirimbo yanyu yarebwe n'abantu barenga miliyoni mu gihe kitarenze umwaka, aho unyura mu bantu mungana cyangwa se mu buruta bakubwira ngo ikiyo bamenye kuri muri iyi korari byakiriwe biti? Ukuntu babyakira twagiye tubona ubutumwa bwinshi cyane, wenda umuntu akabona mu ishusho akunye utambutse tese burya nawe uraririmba cyaririmba batese burya n'akazi ukora ubona n'umwanya wo kujya kuririmba. Byumvikana ko akazi nikakubuza kuririmba. Ubwo byateye imbaraga abantu benshi cyane, atese burya umuntu wari wese wabonye ko harimo amashusho bari kwa umukanishi umumotari bavuze buri wese burya yaririmba da. Ati mu gihe afite moto arimo kwitwara yapareka akaririmba, umuntu arimo kudoda yapareka akaririmba. Mbese bavuga ko igihe cyose n'akazi ukora ntabwo kakubuza gukora umurimo w'Imana, kuko nituma unaronka muri uwo murimo wawe. Nicyo ngicyo niyo shusho byatanze. Ni byiza cyane. Turishimye rero kuba nawe uba uri hano ugafatanya n'aburuta muri uwo murimo w'Imana cyangwa se muri uko kwamamaza ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Base yawe ni nziza cyane, ukomerezaho. Urakoze cyane. Okay, hanyuma rero reka nta wundi muntu w'umuyobozi umwe twakwakira. Wari wanyihishe. Nahoze mbona umuntu wambaye amarinete nkavuga ko nza kugushaka, ariko ndakubonye. Ahari. Wakwibwira abadukurikiye? Nitwa Niyonsenga Cassien. Ndi umuyobozi wungirije wa korari Bikira Mariya umubyeyi intimba bayifite. Twabasuye rero, twabaguye gitumo mugane abandi. Hanyuma mumeze neza nta kibazo? Tumeze neza nta kibazo, kuko impamvu ituma tutagira ikibazo nuko duhorana n'umubyeyi Bikira Mariya akatumara intimba nyine. N'uwaba afite intimba mumara intimba, hanyuma mu bihe ibyo ari byo byose twebwe duhora tumeze neza. Hanyuma hari ibitaramo mwaba mutegura cyangwa se muteganya gutegura ku buryo abantu bazaza rwose bakabareba mwiteguye, mwashatse ibyuma bihambaye, mbese mwanasenze mugahanika mukaririmba mukaduha igitaramo cyiza cy'imbaturamugabo? Kuko ubundi intego yacu ni ukuvuga ubutumwa. Nta nubwo intego yacu ari ukwamamara, ariko uko Roho Mutagatifu abigena nuko abishaka. Iyo ashimye yuko tunamamara turanamamara, ariko ntaba ari twe, ahubwo akaba ari izina rye rihabwa icyubahiro. Uko yabigennye rero ashobora gutuma wenda ko hari yamamara kugira ngo abantu bumve ibyivuga. Niba bamara kumva ibyivuga bwa butumwa babwakire, iyo ni inzira Roho Mutagatifu abinyuzamo. Twebwe rero ntago tugambirira kwamamara. N'ibyo bitaramo byose dutegura, hari ibyateguwe byakozwe, hari n'ibyo tuzakora mu minsi iri imbere. Tuzabamenyesha. Ntabwo intego yacu ari ukugira ngo twamamare, ahubwo no kugira ngo twamamaze Kristo, hanyuma abatamuzi nabo bamumenye, babiturebeyeho twebwe ubwacu tuba ingero zabyo, tukanabyamamaza mu magambo tuvuga. Basi se nta gihangano mwaba mufite muteganya gushyira hanze ngo abantu bagitegerezanye amatsiko? Nta nubwo ari kimwe. Ndavuga icyo twakwitega tukitega ryari byibura? Vuba aha ngaha hari igihangano abantu badukurikira bashobora kwitegura. Ni ukuvuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Ntabwo uyu munsi twavuga ngo ni ikihe, ariko nanone dushobora kubavunguriraho gato. Ahubwo icyo nicyo twashakaga. Turi korari Bikira Mariya intimba bayifite. Byumvikane yuko noneho akaba ari na korari charismatique. Hari ibintu by'ingenzi twibandaho.
ijuru ntago rigirirana ishyari wenda bavuga ngo ubwo twibanze kuri ibi ngibi ngo bigenze gutya ariko hari ibintu by'ingenzi twibandaho ni ukuvuga iyo uvuze umukarismatike roho mutagatifu ahita aza hafi ari nayo mpamvu indirimbo twasohoye bwa mbere ya roho mutagatifu iyo uvuze umukarismatike na Bikira Mariya aza hafi kuko buriya ngo Bikira Mariya turabizi nako turanabivuga mu bisingizo ni umugeni wa roho mutagatifu ni ukuvuga rero iyo ndirimbo yenda kujya hanze nivuga ibigwi by'umubyeyi Bikira Mariya izajya hanze ryari ntago uyu munsi navuga ngo ni ryari basi se tuyitege mu gihe kingana iki mu mwaka uri imbere mu myaka 5 ntago ari igihe kirekire turashyira mu myaka myinshi nibura reka tuvuge ngo iminsi 3 cyangwa se cyangwa ukwezi wenda oya iminsi 3 buriyo twagiye mu minsi tuba twavuye no mu by'ibyumweru sawa iyo ndirimbo bazayisanga he mutangire kubara amasaha 72 uhereye uyu munsi cyangwa se wenda icyumweru duhereye uyu munsi none iyo ndirimbo abantu bayitegereze gute bazayisanga hehe uyu munsi wa none uburyo bworoshye cyane bwo kugira ngo abantu babone ibihangano ni ku mbuga nkoranyambaga yes wazitubwira imbuga nkoranyambaga mukoresha imbuga nkoranyambaga dukoresha hari urubuga rwa YouTube hari Facebook kuri YouTube handitseho rya zina BUUIA cyangwa se ba na u ebyiri na i na a Bikira Mariya umubyeyi umara intimba abaye okay inyuma nta rindi zina ryanditseho oya ntaryo okay aha kuri no kuri Instagram nuko nguko twitwa hari Bikira Mariya umubyeyi intimba bayifite ndetse na Facebook hari n'ukuntu bashobora gushaka izina ry'indirimbo yanyu bagahita baboneraho n'izina ryanyu wabibutsa zimwe mu ndirimbo ziriho kugeza ubu zimwe mu ndirimbo dufiteho hariho ngwino roho muhoza hariho nzashimira Imana nzayisingiza hariho nyemerera tugendane hariho roho w'Imana warakoze hariho na yadutuye imitwaro hari abantu bumva karismatike ntibamenye icyo ari cyo ese karismatike ni iki icyo uraza kukimbwira mu magambo make ikindi hari ukuntu abakarismatike babafata hari ukuntu babafata nk'itsinda riri muri Kiliziya Gatolika risenga mu buryo bwihariye bamwe bakavuga ngo abakarismatike barerekwa ngo barahanura bakabasanisha n'abarokora ukuntu cyangwa se abandi bo mu yandi madini hari ibintu byinshi abantu bumva kuri karismatike tubwire kuri karismatike wenda ikintu cy'ingenzi twayimenyaho ikintu cy'ingenzi rero twamenya kuri karismatike no muryango wa Action Gatolika nk'indi yose ibarizwa muri Kiliziya Gatolika no muryango cyane ushingiye kuri Roho Mutagatifu no muryango cyane cyane ukunda kugaragaza ingabire za Roho Mutagatifu uko ari 7 izo ngabire rero zikagenda zigaragaza mu bihe bitandukanye muri karismatike rero habamo gahunda nyinshi zigiye zitandukanye iyo tuvuze karismatike twebwe iwacu twumva icyambere izo ngabire za Roho Mutagatifu ikindi cya kabiri kandi tukagira ama ministeri utarajya kure se izo ngabire zose mwemereze kuzikoresha muri karismatike mwaduhanurira mukatubwira ukuntu ibizatubaho cyangwa se birangira numva mu matorero y'abarokore kuvuga mu ndimi n'ibindi namwe bibamo muri karismatike buri wese nk'uko roho aba yazihaye uri muri karismatike ashobora kugira iyo ngabire y'ivugabutumwa ashobora kugira ingabire yo guhanura nkuko twayivugaga ashobora kugira ingabire yo kuvuga mu ndimi babavuga nibyo ariko ntabwo ari bibi ibyo bavuga si bibi ni byiza ingabire za Roho Mutagatifu twamuhawe na Yezu kugira ngo akomeze kutwibutsa ibyo yasize avuze no kutuyobora mu buzima bwa buri munsi rero ndumva ibyo babavuga ntago ari bibi kandi byose ni biri muri Bibiliya muri Bibiliya birimo ingabire zose ari 7 zose zirimo ni umuryango nyine ushingiye kuri Roho Mutagatifu hanyuma iyi korali ifite uwuhe mwanya muri karismatike hano ni imwe mu matsinda abagize nkuko nari maze kubikubwira muri karismatike harimo icyo twita ministeri harimo ministeri nazo 7 muri izo ministeri harimo ministeri imwe ya liturujia
iyo minisiteri turijiya rero nibarizwamo korali tukagira na minisiteri y'ibikorwa by'urukundo, tukagira minisiteri ya intercession ariyo y'impuhwe, tukagira minisiteri y'ububanyi n'amahanga ariyo yakeye, tukagira minisiteri ya secretariat, tukagira minisiteri ni kuvuga za minisiteri nkagira ngo ni za zindi z'ubuhinzi n'ubworozi ariko ni minisiteri cyangwa se ni ahantu hari umuhamagaro, umuhamagaro wa buri kugabagabanyamo ku buryo buri muntu wese ufite umuhamagaro agenda abona aho yisanga, aho yumva hamushimishije, aho yumva ashobora kugaragariza iyo mpano ye, aho yumva nyine abo bose rero iyo bari hamwe bakora ikoraniro no charismatique. Yes, abakurikiye Mani Dukunda Media ntabwo tubicisha amatsiko, mu kanya gato turaza kugira aho bari gukorera repetition, nkwibutsa ko rwose ibintu hano biraza kumera neza cyane nkuko bisanzwe, nta kiri buhinduke nkuko musanzwe mutuzi, ibintu biraza kurushaho kugenda neza cyane. Iyi korali rero impamvu twayisuye ni korali ifite umwihariko. Cyambere nuko ibarizwa mu bakarismatike, ubundi izindi korali twumva muri Kiliziya Gatolika hanini ziba ari korali zihariye ku giti cyazo. Icya kabiri ni korali ya mbere muri iki gihugu cy'u Rwanda yagize indirimbo yarebwe n'abantu miliyoni mu gihe kitarenze umwaka. Yego nibyo. Urumva ko ni igikorwa cy'indashyikirwa bagezeho. Turaza no kureba umwihariko wabo koko aho bari kurepetera, batubwire ibanga bagiye bakoresha. Ariko mbere yuko twinjiramo hariya, banza tubwire muri make iyi korali yatangiye ryari. Mfite n'amakuru ko ufite uruhare mu kuyitangiza, ibyo nabyo uraza kumbwira niba ari byo. Wenda mu kuyitangiza aho igihe twagiriye mu ikoraniro yatangiye, unababwiye ko ikoraniro yatangiye muri iyo myaka yo muri za 70, ariko korali yatangiye mu bihumbi 2001 niho yatangiye turirimba aba charismatique cyangwa se wenda abo dusengana bagize ibirori, tukaririmba mu bukwe, tukaririmba wenda bagize ibyago. Hanyuma biza kubona ko dushobora no kugira n'impano yo kuba natwe twatinyuka tukajya kuririmba mu misa. Icyo gihe dusaba ko twakwinjira mu makorari nk'asanzwe aririmba hara ku Kiliziya. Ubwo nibwo twatangiye no kuririmba misa muri 2001-2002 aho ngaho, kugeza n'uyu munsi dushobora kugira ngo ubwo butumwa tubukore mu Kiliziya, tukabakorari nk'izindi zose, ariko nyine nkuko nabivuze ariko ishingiye muri charismatique. Yego. Byari urugendo rworoshye hanini, nkeka ko ari amakorari make dufite ashingiye kuri charismatique. Ni makeya kuko buriya muri charismatique bitewe n'ingabire iryo koraniro rifite, ubusanga hari ingabire ririmo cyane kurusha irindi. Ariko babafata cyane nk'abanyamasengesho cyane kurusha abaririmbyi. Abenshi babona charismatique nyine, usanga charismatique ari abantu navuga wenda bashabutse cyane kuri Kiliziya, aho usanga bari ko muri charismatique uzasangamo abantu bari muri katechese, uzasangamo bari abasoma imbere ku Kiliziya, uzasangamo abana batoya, tufitemo n'abana batoya babyina abakarismatike. Nyine icyo kintu cya karisime gituma n'ingabire zabo zikura zikagenda mu mpande zitandukanye, kandi akenshi karismatike uko kuntu nyine babona bashyushye usanga n'urubyiruko rudukunda cyane. Yego. Mbere yuko twinjira aho bari gukorera repetition, ese ntabwo byabagoye kugera kuri standard cyangwa se ku gipimo cy'ayandi makorari asanzwe akora, cyangwa se ngo bibaze bataba abantu b'abakarismatike bimeze bite? Wenda nta mbogamizi mwahuye nazo muri urwo rugendo? Turaza no kugera kuri izi ndirimbo muri gukora ziri gufasha abantu benshi hano hanze. Yego, imbogamizi ntago zabura. Imbogamizi ntago zabura kugira ngo uririmbe neza no kuba ufite n'abantu babifitemo ubuhanga babizi neza, kandi abo bahanga babizi neza bakagufasha none nawe kukwigisha, nawe ukagerageza kugira ngo uzamuke ugere ku rugero runaka. Abo nabo twita abatekinisiye baba baza kugira ngo badufashe. Abo rero kubabona bakaza no kugufasha nabwo bisaba nacyo ikindi gikundiro. Bikagira rero kugira ngo umenye kubana nabo kandi nabo babisangemo, babiyumvemo, bakabatoza, namwe mugashobora kuva ku rugero rumwe kandi mukagira ngo mugere ku rundi rugero. Hanyuma izindi mbogamizi ziba zigenda zibaho nk'uko twabivuze, ubusanga kuko bari korali charismatique baba bagomba guhamagarirwa n'ibindi bikorwa byo muri charismatique. Nuvuga ngo n'ingabire ibe yiyongereye mu zindi ziba zihari, ariko akaba agomba gusabwa kuba ari no mu charismatique. Nuvuga ngo no hejuru ya repetition abagomba kuba ari no mu ikoraniro. Ese nk'abari abantu bari mu ihuriro rya charismatique bose bagomba kuba bari muri korali, cyangwa se abari mu bindi bikorwa barukwabo na korali rukwabo?
korari ukwayo kuko ushobora kuba wenda uri mu bikorwa by'urukundo akaba ari wowe wumvise umuhamagaro wawe uri ntago usanga cyane wenda ataboneka mu bikorwa byo kuba ari umuririmbyi ku buryo nta hantu muhurira ni ukuvuga ngo duhurira mu isengesho. ndavuga mu bindi bikorwa se nk'ubu korari yaririmbye bariya abantu bandi tushobora kubahamagara ariko tuvuge hariho nk'ibitaramo dutegura nk'iyo korari iri kuri podium iri kuririmba ugomba gufita abakira abashyitsi ugomba kuba hari n'ababisengeye n'ababisengeye cyane kuko turaza kuza kubibona kuko kugira ngo ibyo byose tubigereho dufite hariya abamama n'abapapa rwose nicyo gikorwa cyabo bubahwe kabisa nicyo gikorwa cyabo cyonyine. Hanyuma ugasanga kandi nanone uko izo ngabire ziba zitandukanye nababwiye ko duhurira twese hamwe mu isengesho ryo kuwa kane aho hose tuba tugomba kuba turi kumwe bigasaba rero ko nk'uko nabibabwiye bandi baba baje muri korari baba bari mu butumwa bw'ikoraniro baba bari mu butumwa bw'ikoraniro uko bigenda bizamuka ubwo ubuyobozi bwa korari ubwo nabwo butanga navuga reports cyangwa se wenda ibyo yarakozwe n'ibikorwa byabo ku bayobozi b'ikoraniro kugira ngo nabo bakurikire gahunda zabo umunsi ku wundi. Yego. Hanyuma rero reka twinjire ariko banza umbwire kugira ngo murebwe n'abantu miliyoni mu gihe kitarenze umwaka niriye banga mwakoresheje indirimbo yitwa ngo iki? Iyo ndirimbo ndi kuvuga ni indirimbo yitwa Nyemerera Tugendane. Nyemerera Tugendane iri kuri channel yanyu? Iri kuri channel yacu. Channel ya korari bikira mu by'Imana ntimba bayifite ubwo na mpine bana uebyiri na ina okay niyo ngiyo niriye banga mwakoresheje ni ibanga rero n'abandi bantu mu makorari ya Kiliziya Gatolika. Cyambere rero nagira nkubwire mwumvise ko dufite abo bantu navuga batugira imbere y'Imana bahora imbere y'Imana badusengera so vuga ko wenda n'abandi badasenga ariko nicyo gikorwa cyabo bakora cyonyine. Hanyuma ikindi cya kabiri rero nuko twebwe ikintu cyadufashije cyane nuko mu gihe cya covid twari tumaze kubona ko ibikorwa bimwe na bimwe bigiye kugenda bihagarara twiharera umushinga wo kugira ngo dukore indirimbo. Iyo ndirimbo rero mu kuyikora Nyemerera Ngendane nawe tuyikora mu buryo twagaragaza ubuzima bwa buri munsi. Nibyo koko nabonyemo abantu b'abamotari bose bonamo abakanishi cyane harimo abadozi muzababonamo harimo abana bari kugendana n'Imana nyine harimo umuryango muzabona uri mu rugo urimo gutambuka umupapa n'abana nuvuga ngo twagiye kugira ngo twerekane ko Nyagasani Yezu atwemerera tugendane nawe ariko mu buzima bwacu bwa buri munsi. Okay. Tugiye kwinjira ntabwo nabatindiye ariko ihuriro ryanyu rya charismatique hari izina rifite ryihariye. Icya kabiri dusoza kuri aka kaganiro gato tugiranye mbere yuko tujya aho bari noneho kugira ngo banaturirimbire twumve ko ibintu turi kuvuga atari ibihuha kwinjiramo muri iri huriro rya charismatique hano Sainte Famille bisaba iki? Uratubwira niba hari izina ryihariye mufite cyangwa se no kwinjiramo niba hari ibintu by'ingenzi bisaba kugira ngo umuntu nawe aze kugaragaza impano za Roho Mutagatifu. Yego murakoze. Oya ihuriro nta rindi nyine ni ikoraniro. Ikoraniro charismatique bikira mu by'Imana ntimba bayifite. Ni karibu cyane dusenga kwa kane hano saa 11:15 tumaze igitambo cya misa nyuma tugakurikizaho isengesho hanyuma repetition zikaba kwa gatatu no kwa gatandatu. Hanyuma rero kugira ngo winjiremo ni ibintu byoroshye n'ubushake gusa ukaza kwa kane ukaza muri charismatique tukakwakira kanyisa tukahita tukohereza mu butumwa rero muri korari iririmba neza nkuko mwabibonye. Oya mukanya turaje tubyumve. Yes abakurikiye Mani Dukunda Media dukomeje kubifuriza ibihe byiza cyane turi kuganira n'iyi korari maze guca gahigo ko kurebwa inshuro miliyoni mu gihe kitararenga umwaka hano mu Rwanda bikorwa nabake. Muracyari kumwe rero nanjye Boni Buranga. Iyi ni Mani Dukunda Media usanga ibikorwa bitandukanye ahanini byakozwe na producer Emmy Pro uwo nawe ndamusuhuje cyane numwe mu bantu bari kugira uruhare mu guteza imbere umuziki wa Kiliziya Gatolika cyane ahuza abastari batandukanye bafite aho bahuriye na Kiliziya Gatolika ngira ngo ni nawe wakoze amajwi y'iyi ndirimbo turi kuvugaho ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye tutibagiwe ndetse na producer w'amashusho Emmy Pride ndetse n'abandi bantu batandukanye baba babigizemo uruhare. Imana irasikiza yamure kwitiranya z'amaboko zose
wow bari banjyanye muri mudu naringiye buriya hari ukuntu bajya bakora inkuru zo kuri YouTube ukumva nk'umuntu aravuze ati bararirimbye neza roho mutagatifu tumubonesha kamera zacu hari habuze gatoya kugira ngo tumubone ariko twamwumvise mu mutima ngira ngo rwose nta muntu wabinenga kandi ni byiza cyane twishimiye kubasura twishimiye kubona ibikorwa muri gukora kandi tuzagarukana nyuma y'iyo ndirimbo dutegerezanyije amatsiko reka dushimire abayobozi banyu bose bagiye bagira icyo batangaza ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo bagiye bagira icyo batangaza abapapa abamama abakobwa abasore abana bato n'abandi batari hano rero turabashimiye cyane mukomerezaho nicyo twavuga ubwo rero tuzagaruka ubutaha byari bimeze neza cyane kandi twafashijwe reka nanjye nshimire cyane abari bakurikiye Mani Dukunda Media mwari kumwe rero nanjye Boni Buranga ibikorwa birakomeje kandi rwose mukore subscribe kuri iyi channel yacu ndetse no kuri channel ya kwaya iyi nyine tumaze gusura nyibutsa Bikira Maria umubyeyi umara inimba abayifite ndetse no kuri social media zabo zose kugira ngo mujye mumenya ibikorwa byabo turabashimira rero mukomeze kugira ibihe byiza cyane bye bye